Igitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 8. Kandi Elisa yari yarabwiye wa mugore yazuriraga umwana ati, hagurukana n'abo mu nzu yawe ugende usuhukire aho uzashobora hose, kuko Uwiteka ategetse ko inzara itera ikazamara imyaka 7 mu gihugu. Nuko umugore arahaguruka abigenza atyo, akurikije ijambo ry'uwo muntu w'Imana, ajyana n'abo mu nzu ye, asuhukira mu gihugu cy'Abafilisitiya amarayo imyaka 7. Iyo myaka 7 ishize, uwo mugore arasuhukuruka ava mu gihugu cy'Abafilisitiya, araza atakambira umwami ku bw'urugo rwe n'igikingi cye. Muri uwo mwanya umwami yavuganaga na Gehazi, umugaragu w'uwo muntu w'Imana, amubwira ati, ndakwinginze untekerereze ibikomeye Elisa yakoraga byose. Nuko agitekerereza umwami uko yazuye uwapfuye, uwo mwanya wa mugore yazuriraga umwana abaraje, atakambira umwami ku bw'urugo rwe n'igikingi cye. Gehazi ahera ko aravuga ati, nyagasani mwami, nguyu wa mugore n'umwana we Elisa yazuye. Umwami abibaza uwo mugore, arabimubwira. Umwami ahera ko amuha umutware w'umuhesha, aravuga ati, umugarurire ibye byose n'ibyo basaruye mu mirima ye byose, uhereye ku munsi yahaviriye ukageza ubu. Uko umwami Ben-Hadadi yishwe na Hazaeli. Bukeye Elisa ajya i Damasiko. Icyo gihe Ben-Hadadi umwami w'i Siriya yari arwaye, baramubwira bati, wa muntu w'Imana araje. Umwami abwira Hazaeli ati, jyana ituro uhure n'umuntu w'Imana, umubarizemo Uwiteka uti, mbese aho azakiriye indwara? Nuko Hazaeli ajya kumusanganira ajyanye amaturo y'ikintu cyose cyiza cyo muri Damasiko, byari imitwaro ihetswe n'ingamiya 40. Bahuye ahagarara imbere ye, aramubwira ati, umwana wawe Ben-Hadadi umwami w'i Siriya kuntumyeho ngo, mbese aho azakiriye indwara? Elisa aramusubiza ati, genda umubwire uti, gukira kuzakira, ariko rero Uwiteka anyeretse ko azapfa. Maze Elisa aramutumbira kugeza aho uwo mugabo yagiriye ipfunwe. Uwo muntu w'Imana ahera ko ararira. Hazaeli aramubaza ati, databuja, urarizwa n'iki? Aramusubiza ati, ndarizwa nuko menye inabi uzagirira Abisirayeli. Ibihome byabo uzabitwika, uzicisha abasore babo inkota, uzahondagura abana babo bato n'abagore babo batwite uzabafomoza. Hazaeli aravuga ati, nkanjye umugaragu wawe ndiki cyo kuba nakora ibikomeye bene ibyo, ko ndimbwa. Elisa aramubwira ati, Uwiteka yanyeretse ko uzaba umwami w'i Siriya. Nuko ahera ko asiga Elisa aho, asanga shebuja. Shebuja aramubaza ati, Elisa yakubwiye iki? Nawe aramusubiza ati, yambwiye ko uzakira nta kabuza. Bukeye bwaho Hazaeli yenda uburingiti, abwimika mu mazi, abumupfukisha amaso. Umwami ahera ko aratanga. Nuko Hazaeli yima ingoma ye. Iby'ingoma ya Yoramu umwami w'Abayuda. Mu mwaka wa 3 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu umwami w'Abisirayeli, kandi Yehoshafati wari umwami w'Abayuda amaze gutanga, Yoramu umwana wa Yehoshafati yima ingoma ye. Ajya ku ngoma amaze imyaka 32 avutse, amara imyaka 8 i Yerusalemu ari ku ngoma. Ariko yagendanaga ingeso z'abami b'Abisirayeli nk'uko ab'inzu ya Ahabu bazigendanaga, kuko yarongoye umukobwa wa Ahabu, akora ibyangwa n'Uwiteka. Ariko Uwiteka yanze kurimbura Abayuda, kuko yagiriye Dawidi umugaragu we nk'uko yamusezeranije kuzamuhita baza rijya ryaka mu rubyaro rw'iteka ryose. Ku ngoma ye nibwo Abedomu bagomeye Abayuda, biyimikira uwabo mwami. Yoramu abibonye atyo, yambukana n'amagare ye yose atera i Seyiri. Ahaguruka nijoro, atwaza Abedomu bari bamugose n'abatware b'amagare yabo. Abantu niko guhungira mu mahema yabo. Uko niko Abedomu bagomeye Abayuda na bugingo n'ubu. Icyo gihe ab'i Libuna nabo baragoma. Ariko indi mirimo yose ya Yoramu n'ibyo yakoze byose, mbese n'ibyanditswe mu gitabo cy'ibyo ku ngoma z'abami b'Abayuda. Nuko Yoramu aratanga, asanga abasekuruza, bamuhamba hamwe nabo mu mudugudu wa Dawidi, maze umuhungu we Ahaziya yima ingoma ye. Ibyo ku ngoma ya Ahaziya umwami w'Abayuda. Mu mwaka wa 12 wo ku ngoma ya Yehoramu mwene Ahabu umwami w'Abisirayeli, Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda yimye ingoma. Ahaziya yimye amaze imyaka 22 avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Ataliya mwene Omuri umwami w'Abisirayeli. Yagendanaga ingeso z'ab'inzu ya Ahabu, agakora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko ab'inzu ya Ahabu bagenzaga, kuko yari umukwe wa Ahabu. Bukeye Ahaziya atabarana na Yehoramu mwene Ahabu, batera Hazaeli umwami w'i Siriya, barwanirira Moti Galeyadi. Abasiriya bakomeretsa Yehoramu. Nuko umwami Yehoramu aratabaruka, agiye Yezereli kurwanirayo, ngo akiri ibisare yakomerekejwe n'Abasiriya ubwo yarwaniraga i Rama na Hazaeli umwami w'i Siriya.
Bukeye Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda aramanuka, ajya i Yezerēli gusura Yehoramu mwene Ahabu kuko yari arwaye.